Reka mwongere mbasuhuze mwese. Uno munsi ngiriye umugisha wo kumva mfite ishurirwa ryo gufasha abantu bose bubatse ingo ariko bafite ibibazo mu ngo zabo, amakimbirane y'ubwumvikane buke hagati y'abashakanye cyangwa se umugore n'umugabo mu miryango. Ibyo ni ibintu bibaho ku isi hose, ntaho bitaba. Ko mu miryango habamwo imvururu, habamwo umwiryane, habamo kutumvikana, habamo kudashyira hamwe, habamo intonganya cyangwa se guhemukirana, guhishanya n'ibindi. Nta muntu n'umwe rero yubaka urugo ajya gushaka umugore cyangwa se agashaka umugabo ari uko agambiriye kugira urushako rubi. Ni ibintu bigwira umuntu wese bikamera nk'uko atabyifuzaga, ariko hari n'abandi bihira bakagira amahirwe yo kuba bashakana n'abagore cyangwa se bagashakana n'abagabo, bagahuza, bakumvikana, bagashyira hamwe mu bintu byose. Niyo ntego yabo. Rero buriya narabivuze ni nubona we biguhira ntugaseke abo bitahiriye, kuko ukiri mu isi uzahura n'ibindi birenze cyangwa se n'ibindi byago, kugira ngo bigucishe bugufi udatunga agatoki bagenzi bawe. Iki rero nayishuriwe n'iki kandi nshaka gufashisha abantu bari muri ibyo bibazo. Ubundi iyo umuntu akiri umwana muto aba ataramenya uwo ari we, ariko uko akura ababyeyi bagenda bamenya imiterere n'ingeso ze, kamere ze, uko ingeso zigenda zimuvukamo. Ababyeyi barazibona. Mama w'abana arabibona mbere y'igihe, akamenya ati uyu mwana ndabona uko ari gukura n'uko ari kwitwara atari byo. Papa nawe yafite umwanya wo kubana n'abana, nawe arabibona akavuga ati uyu mwana uko ari gukura ndabona atari byo, ari kwitwara ukundi kuntu. Ariko umwana ubwe ntabwo ashobora kubimenya ngo amenye ingeso ze mbi, azimenyeshwa nuko ababyeyi bamutunza agatoki bakamwereka ibyo ari gukora ko atari byiza. Iyo rero umaze gukura ukiri umusore cyangwa se ukiri umuseribateri, ingaragu, nabyo biragorana ko wamenya ibikwihishemo, kuko mu busore bwawe no mu bukumi bwawe uribombarika muri sosiyete, ukerekana ko uri mwiza, uri umuziranenge, witonda, uca bugufi, wigengesera kugira ngo hatagira abakubonamo amakosa. Uko niko ikiremwa muntu cyose kimeze. Ariko buriya umuntu azimenyaho amakosa igihe yageze mu rushako, nibwo atangira gusobanukirwa uwo ari we. Kubera ko mu rushako niho uhura n'umugabo ushotora kamere yawe, niho uhura n'umugore wa mugabo we ushotora kamere yawe, kuko uba uturutse ikantarange hakurya n'undi aturutse hirya, mugahura mukabana mutazinanye, umwe wese atazi background cyangwa se imibereho ya mugenzi we n'uburere yahawe n'ababyeyi nuko yabayeho. Hanyuma umugabo agahagarara muri pozisiyo zo kuba umugabo, umugore nawe agahagarara muri pozisiyo zo kuba umugore, ariko utavugirwamo cyangwa se udashobora guza gutegeka uko ushaka no gufata ibyemezo byo mu rugo bikaba intambara. Aho rero niho umuntu atangira kubona ingeso zimwihishemo: umujinya mwinshi, ishavu rihubuka, ishavu ritongana, umujinya ufuha, umujinya urwana, umujinya w'amagambo mabi, usohora amagambo mabi atyaye y'ibitutsi, umujinya uzamura ijwi rikarenga amabati y'inzu. Urumva, nibwo utangira kumenya ikikuhishemo ko uri umuntu ufite uburakari burenze. N'umugabo nawe umujinya we niho utangira kuboneka. Wakora ibintu, wamubwira ibintu cyangwa se ugakora ibintu mugatongana, nibwo utangira kubona ingumi, igipfunsi, nibwo utangira kubona ikofi, nibwo utangira kubona umujinya w'umurandura nzuze gusukaho wa mugore we, madamu. Ugatangira kubona ikihishe mu mugabo wawe utaruzi yuko kimubamo. Monsieur, nawe nibwo utangira kubona ubukana bukorera muri kamere y'umudamu wawe, ukuntu ari umunyamahane, ukuntu atongana, ukuntu avuga nabi, ukuntu
yivumbura ukuntu arakara bukira bugacya kiraka yakabika inzigo, ukabona ukuntu azajya mu nguni hariya karira akiriza umunsi wose arira. Aho niyo muzabonera rero na rwa rukundo. Abadamu iyo mwakunze murakunda pe. Urakunda umuntu ugakunda umugabo, ukamuhereza umutima wawe wose n'ibyawe byose. Ariko ukibagirwa yuko uri guha umutima wawe wose n'ibyawe byose atari marayika, ni umuntu w'inyama n'amaraso. So ibyo rero nibyo bituma rimwe na rimwe iyo watakweretse rwa rukundo nyamugabo, umubabaro n'agahinda bitangira kuza, ko wamusutseho urukundo rwinshi. Ariko umugabo we murabizi, abagabo dufite ingeso yo kuba tujarajara tureba abagore hirya no hino, akumva yakunze uriya, akumva yakunze n'uriya, akumva yifuje n'uriya wundi. Ariko ugashaka yuko urukundo wamuhaye akwihambiraho, ebana ntazanakebuke ntarebe yagoshi cyangwa droite n'abatambuka, bigatuma unamuca no ku bantu biganye ku ishuri igitsina gore bose. Nimuzongere no ngo ntuzongere no kubavugisha cyangwa kubahamagara cyangwa se kubaganiriza. Agahura madama agahura afite amatsiko yo gushaka kumenya uwo mugore mwavuganye ninde, uwo mwaramukanije ninde, muri WhatsApp wo muchatingana nawe ninde. Umutima ugahora uhagaze ufuhira abahisi n'abagenzi, ku buryo bituma adasinzira kandi bituma mutagira amahoro mu rugo. Aho rero niho nshaka kuvuga ikintu kimwe, niho umuntu amenyera ububi bwe, n'ukuntu umuntu yakagombye kumenya ibimwihishemo bibi. Kandi ikibabaje ibyo byose biba abantu bafite amadini basengeramo, ngo barabatijwe, ngo barakijijwe, ngo bahabwa amasakramentu, ngo bajya mu misigiti gusenga 5 ku munsi. Ariko ugasanga umujinya n'amahane n'intonganya no gufuha biganza imitima yabo. Shaka kuvuga rino jambo rero, ni wowe ubwawe ugomba kwishakira ibiguha amahoro, ni wowe ubwawe ugomba kwishakira umutuzo. Nutarandura uwo mugabo mu mutima wamugize ikigirwamana, uzahora utsitara, uzahora ubabaye. Nutarandura mu mutima wawe uwo mugore wagize ikigirwamana, azaguhoza ku nkeke. Icyasimbuye Imana cyose mu mutima w'umuntu kiba cyabaye ikigirwamana. Nigeze kubabwira ijambo rimwe, ndababwira ni abafite abagore, Pawulo aravuga ngo mumere nk'abatabafite. Namwe abafite abagabo ni mumere nk'abatabafite. Kuko igihe cyose umeze nka satellite cyangwa radar ihora ikontrola umugabo wawe, igahora ikontrola umugore wawe, nta gihe mutazaryana, nta gihe mutazababazanya, nta gihe muzabaho mu mahoro. Icyo ugomba gukora ni iki rero? Senga Imana ikuranduremo ubwo bukana bwa kamere, kandi ufite ububasha bwo kubukuranduramo ni Kristo wenyine. Shehe ntabyo yashobora, padiri ntabyo yashobora, pasiteri ntabyo yashobora, apotre n'idini rya usengeramo nka membre wabo ukabaha n'amafaranga yawe ngo bakore imirimo, ntago bizahindura umugabo wawe, nta nubwo bizahindura umugore wawe. Igihindura umuntu ni kimwe, ni wowe kubanza kwisobanukirwa ko ari wowe mubi. Madamu, reka gutunga agatoki umugabo wawe. Wowe uramutunga agatoki umwereka ko ari mubi, uvuga ko ari mubi, ariko Imana izi neza ko wowe ni wowe mubi, ni wowe wa mbere mubi. Kuko nta kwihangana ugira, nta guca bugufi ugira, wamusutseho umutima wawe wose, umuha urukundo rwawe rwose, urwima Imana, urwima Kristo mu buzima bwawe. Urukundo ruha umuntu w'inyama n'amaraso, urukundo ruha umuntu wuzuyemo stoke y'ibyaha bya kamere muntu, warwimye Imana. Niyo mpamvu uzahora uvunika. Rero
hindukiza vora direction. Nimba utabishoboye uzanshake, nzaguha inama, nzaguha témoignage, mwereke uko umuntu ashobora kwironkera amahoro, akikorera business ziwe, akikorera gahunda ze neza, ariko atari mu buzima bwo gukontrola mugenzi we. Hereza liberté umugabo wawe kamere meri, mukoresha ibyo ararikiye byose n'ibyo yifuza byose. Muhe liberté. Kumuhoza ku nkeke ntago bizamuhindura ngo amere uko we ubishaka, ntibishoboka. Monsieur, madamu wawe kumuhoza ku nkeke ntago azamera uko wowe uko ubishaka, ntibishoboka. Oya, wowe imamaso ibyo akora n'ibyo avuga, imamaso kontakte ziwe wizinjiramo ku matelefone, imamaso guhora umujya inyuma ushaka kuneka ngo umenye ngo yavuganye nande, yagiye yinjiye he. Ntago wabimubuza igihe kamere iri kumwotsa igitutu imujyana mu bandi bagore. Ntago uzahindura kamere mu gihe imwotsa igitutu. Iyo kamere itwara umugore wawe mu bandi bagabo. Ni igihe cy'uko ibyaha bigwiza, kugira ngo igihe kimwe Imana izamutungira gato kimwerekeze, aha ntago uranyurwa, ntago urahaga ibyaha, ntago urahaga ubuhemu. Wowe madamu, injira neza mu gakiza, injira neza mu Mana, ganiriza umutima nama wawe ukwereka ukuntu nta kwihangana ugira, nta kubabarira ugira, nta kwicisha bugufi ugira. Ahubwo wuzuye amahane, wuzuye intonganya, wuzuye umujinya, wuzuye kuvuga nabi, wuzuye guhoza ku nkeke mugenzi wawe, ariko ukarekana ko ari wowe mwiza, uriya ari we mubi. Ntibikunda, ntago bizamuhindura nubwo wamushyiraho icyuma. Uzahora witotomba, uzahora umusebya, uzahora umuvuga, umutaranga hirya no hino, we wigire mutagatifu, ariko uzisanga ari wowe nyirabayazana. Ariko numureka, wowe ukagenda ukituriza ukikomereza gahunda zawe, ukabaho nk'utamufite, ugakomeza inshingano zawe zo mu rugo zo guteka, kugaburira abana n'ibindi n'amasuku, ukajya mu kazi kawe ugakora, ukinjiza amafaranga yawe, ukamurekera liberté ye. Ntukomeze kumutekerezaho araye he, atinze he, ari kumwe nande, aragendana nande, aravugana nande. Bizaguha amahoro. Impamvu bihora bikurya mu mutima bikakubabaza, nuko uhora umutekerezaho ijoro n'amanywa. Ntufite n'umwanya wo gutekereza Imana, ntufite n'umwanya wo gutekereza ibya Kristo, ntufite n'umwanya wo gutekereza urukundo rw'Imana. Nta mwanya ubifitiye. Uratekereza umugabo kandi ntumutekerezaho ibyiza, umutekerezaho ibibi. Uratekereza umugore wawe, ntumutekerezaho ibyiza, uramutekerezaho ibibi. Niyo mpamvu uzasanga mu rugo niho abantu bamenyera kamere merezi bihishemo. Nibikugora, nibikunanyura ukabona birakurenze, Monsieur, shaka abahamya 2 cyangwa 3 mwicarane na madamu, umurege amakosa ye n'amafuti ye. Madamu, nimba bikurenze, shaka abahamya 2 cyangwa 3 mujye inama, bakugira inama, bagufashe, umushire mu bagabo Monsieur wawe, umugabo wawe. Pakesyo ikibazo mufite abantu bo muri za Region de Gra, murirarira mugahishahisha, muzi guhisha cyane. Niyo mpamvu bibastinga rimwe bigaturika nabi. Iyo muticanye murasamburana ibintu bikamera nabi. None mujyana ibintu mu bagabo byabarenze. Ariko ikintu gitanga amahoro nimba bidakabije, wimera nka radare cyangwa se satellite control cyangwa za kamera surveillance, aho umuntu agiye kamera zimuriho gutya n'ijisho ryawe rimuhozaho, ntibizaguha amahoro. Birakuvuna kubera ko umushakaho urukundo nturubone, umushakaho care ntuyibone, umushakaho communication nziza ntuyibone, cyangwa se nawe urakakaye. Hari ahantu umuzitira bituma mudabasha kuba contact. Nimuganira neza n'umudamu wawe n'umugabo wawe, uzamenya hari ahantu bifira, hari ahantu bitagenda neza, bifiriye, bifungiye. Ndangiza rero,
banza ugende ushyira ubwenge kugira umenye ko kubaho kwawe si umugabo wawe, ni Kristo. Kubaho kwawe si umugore wawe, ni Kristo. Umwana w'umuntu ni umwana w'uwundi. Baba babeshya ngo bango twarasezeranye, ngo twambikanye impeta. Impeta se niyo yubaka? Ari amasezerano se ntimuyajyamo mukayasambura, mukayasinyura? Icyubaka nuko umuntu wese aho umudendezo mugenzi we. Ingeso zakurenza zaba zirenze urugero, shaka abagabo mwicare. Bitari ibyo uzahora witotomba, uzahora urakaye, uzahora ubwira buri muntu wese utambutse abahisi n'abagenzi, umugabo yarananiye, umugore yarananiye, bimeze ukunuku. Genda bagira inama. Mu rugo ni abantu bamenyera ingeso zibihishemo, kuko buri kamere ishotora indi kamere, isembura ikiri mu muntu. Umuntu nibwo amenya ububi bwiwe. Ndarangije. Numvaga ari byo ndi guhishurirwa kubafasha, kubifuza kumenya ibitekerezo bindi bishobora kubagira inama. Ni Laurent Bahati muri kumwe kuri telefone, guteranya 31 630 18 3 4 Ndumva ariyo minsi ndi guhishurirwa ubu butumwa. Ndabubwira bugufi ku mavideo, ariko nzabubasogongeza muri no minsi uko ngenda mbuhishurirwa. Umwami abagirire neza kubyumva no kubitahura. Abafite ibibazo bazampamagare kuri iyo nimero.